twari twaduwe twese turi abakristo, yego, hazamo ikintu bita kwihangana. Kuko umunsi wa mbere nicaranye nawe ndimo kumugezaho umushinga, yarambwiye ati ntabwo ndi marayika, menye ko ni umuntu usabye umubano rwose. Icyo nzakora ni iki ngiki, nzagerageza uko nshoboye kose nkubere umuntu mwiza, nawe uzagerageza uko ushoboye kose umbere umuntu mwiza. Ariko sindi marayika kimwe ko nawe utari marayika. Ninkusa nzagusaba imbabazi. Icyo ntazakora ni ukugambirira kugukorera ikibi kabisa. Rero ni ibintu twatangiye urugendo twiteguye. Ntabwo twarindiraga ko ibintu bijya gukara, ahubwo iyo hagiraga ikibazo kiboneka hagati yacu twaricaga tukabicoca, tukareba ikiduhuza kuruta icyadutanye. Mungu rero yarazaga nkamubwira ko ifite gahunda ryari, noneho hari umushuti wacu yigeze kugira inama avuga ati iyo umuhungu agufiteho gahunda utumutega umutego uvuga ngo ufunguze konti yanjye nawe. Noneho iyo konti nayo bakobwa bumve akagisesingaho amafaranga, akajya ashyiraho amafaranga, nawe uranigoroye ugashyiraho ibyo 10 cyangwa 20, ntabwo ari ibintu bitaze ko muragenda mukabona kurushuza. Iyo abyemeye icyo kintu akemera kugikora, ukabona ko ashyiraho amafaranga n'iki abati kuko uyu muntu ufite gahunda. Ariko iyo atabyumva kumva mwajya Gisenyi mwajya he, ntabagukunda rwose. Si kwenda hari n'abakunda simbizi, buri wese agira uburyo setting ubuzima bwe bitewe n'akajagari abayanga. Ariko njyewe sinagize intambara nyinshi z'abahungu kuko ntawe tutari nje n'ubundi nari narabivuyemo, mvuga nta gahunda y'akajagari ushaka, nkeneye ibi. Noneho ubona abwiraga izo settings zanjye na settings bikamugora, wenyine yari ijyana. Rero intambara z'abahungu ntazo nigeze ngira, ahubwo wenda intambara twagiye tugira ni iz'abantu, ahubwo abantu bakuze b'abagore iki, akabona ugiye gushakana n'akana nyine kwa kundi kwicubwe kwa. Akaba yafatira nk'amagambo runaka akayahimba, akayakubwira, undi akaza akakubwira iki. Ariko bijyanye no ngo twahuye n'intambara z'abasore cyangwa z'abakobwa, oya. Mpambitse iyi mpeta y'urukundo, ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Ndagutwaye ngo umbere umufasha, nanjye nzakubera umugabo mwiza. Nzagukunda, nzagukundwakaza, nzakubera umunezero, nzakubera ibyishimo, nzaharanira icyakunezeza, nzagukunda ngukundwakaze mu byiza mu bibi, tubyaye cyangwa se tutabyaye. Wabibye imbuto nziza y'urukundo, iyabaye hagati yacu irayivumera. Byari bikomeye ariko kubw'Uwiteka dorisarura biranejeje. Mwamikazi wamugoje, nari ntegereje igihe umunsi nzakwegukana, igitego kirinjiye nitsinze abandi basore. Uri mwiza bihebuje, nta nenge ufite, uri muberarugo ukeye kuruta ukwezi, ni wowe urabagirana, wowe wamogoje nahisemo wowe. Reka tubasuhuze abakunzi ba Isange TV, abadukurikira bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari mu ntara zitandukanye z'iki gihugu. Mwese turabibona ko mudukurikira kandi tubabwire ngo natwe turabakunda cyane. Rero mwongere mwisange. Reka tubabwire aho duherereye, dukorera Kicukiro hafi ya Mount Kenya. Hari ahantu hitwa Imbuga Garden. Hari tente y'ubukwe, hari amacumbi, hari ubusitani bwiza. Ukeneye serivisi yaho muri izo ngizo wahamagara izi nimero 0788 59 86 12. Murakoze cyane. Hanyuma rero hano imbere yacu nk'uko bisanzwe, nk'uko mubimenyereye, dufite abatumirwa, ariko uyu munsi ntabwo bisanzwe. Ni abantu beza, ni abantu bakeye, ni couple. Twishimiye kubana nabo, twishimiye kubana namwe. Yesu ashimwe.
murakoze cyane, turabakunze, muragaragara neza, umuntu wese ubareba batwandikire muri komenti, ni muri beza cyane. Rero ntatinze nshaka ko mubanza mukadusengera kugira ngo dutangire ikiganiro. Tuzi ko muri abakristo, niyo mpamvu tugira ngo mubanze musenge. Rero ntago nzi umunyamasengesho w'umuryango muri mwe muraza kubitubwira, ariko ubwo umwe muri mwe nasenge. Kuba Imana dusenga, Imana yacu turakubashye, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya mwiza uduhaye. Turakwinginze ngo ubane natwe, ibigushimisha n'ibihesha izina ryawe icyubahiro ari byo bivugirwa aha. Tureje imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu, ikibi cyose cyagaragara muri twe gitsindwe kandi gikurweho, tubone ukuboko kwawe kandi ibyo tuvuga bihembura imitima ya benshi. Hagire abunguka mwami wanjye kubw'ibyo tugiye kuganira, hagire abahemburwa nabyo mu izina ryawe. Urakoze, ubane natwe, utangirane natwe kandi dusozane mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Urakoze kudusengera. Hanyuma turi hano kuri Isange TV, turagira ngo tumenye abo turi kumwe ni bande, mubanze mutubwire abo muri bo. Nitwa Sibomana Anastase, ariko reka mbanze nsuhuze abadukurikiye. Nitwa Sibomana Anastase alias Cyomoro, izina ry'ububyeyi ni Papa Miri. Uyu ni umufasha wanjye. Yego, nawe nakomeze twumve n'ijwi rye. Murakoze cyane. Nitwa Irameri Cyuzuzo, izina ry'ububyeyi ni Mama Mia Mugisha. Yego, ubwo tugiye kuganira na Anastase na Mary. Yes, murakoze, turabishimiye, Mana muri bezayo. Rero dukunze gukora ibiganiro byerekeranye n'umuryango, twigisha ibiganiro by'abana, uburyo twarera abana n'ingo, n'ibintu bitandukanye. Ariko uyu munsi ni ubwa mbere tubanye na couple. Mu by'ukuri ni iby'igiciro kubagira. Ubona muri iyi minsi kubona abantu biyemeza kubaka urugo biri kugorana kubera ibihe tugezemo. Abantu bari gutinya, hari ibintu byinshi bari gutinya. Ariko iyo tubonye abantu nk'amwe couple mumeze neza, musa neza, twumva ko umuntu wese yabigiraho. Murakoze. Rero tugiye gutangira tuganire. Tukibareba umuntu wese yakwibaza, aba bantu bahuye gute, mwamenyanye gute? Reka duhere aho ngaho. Murakoze cyane. Icyo kintu najya kimarira ngo nyivuge, yari kugira abagabo benshi ubisobanura neza, ntabwo mbizi. Ariko twahuye, turi abakristo nk'uko mwabivuze. Ahantu twahuriye, uretse ko turaturanye, iwacu ni hano mu Gatenga, nawe yaratuye mu Gatenga, acamo distance ntoya, ariko twahuriye mu rusengero. Twahuriye mu rusengero, twarasenganaga, twararirimbanaga. Ubwo buryo twahuriyemo, nubwo ingingo nyamukuru yaduhuje si uko twaririmbanaga cyangwa twasenganaga, kuko haciyemo igihe kinini atanahari, aza kugaruka, yari yaragiye kwiga, aza kugaruka, tubona gukora ubukwe cyangwa kubana, ariko twabonye n'umugambi w'Imana. Guhura kwacu ntitwavuga ngo dushingiye ku rusengero cyane cyane cyangwa mu guturana, ariko ni umugambi w'Imana, kuko yari yaragiye kwiga atari hafi y'urusengero, nyuma aza kugaruka n'ubundi mu rusengero, kuko hari mu rugo, navuga ngo yaragarutse mu rugo, akomerezaho na caki yiwe, nibwo twahuye duhita tubishyira mu rugo. Sinzi niba bisobanutse. Turakomeza. Uvuze ku giti cyawe, ariko burya uburyo abantu bahuye, hari igihe n'umugabo buriya ari kuvuga ati, uburyo twahuye nanjye hari akantu runaka nashyiraho k'agakeregeshwa kanjye. Nawe reka tumwumve. Icyo wenda nakongeraho hagati aho ngaho, urumva nagiye kwiga, we ari mushyashya muri worship team, muri za 2015 ishyira 2016, ndumva ari byo yaraje muri worship team, ari niba nibeshye. Ngewe rero nagiye kwiga 2016, urumva ndagenda mara imyaka 4 yose. Ariko mu kugenda nta wari witaye ku wundi. Ahubwo mvuye ku ishuri, urumva naragiye marayo imyaka 4, deja ngaruka aribwo yinjiragamo corona.
ubwo rero nyuma ya corona nibwo bongeye no gufungura insengero, umva 2020 gutyo irimo kurangira, nibwo abantu batangiye kongera kujya gusenga. Ubwo rero tuza kumenyana muri za 2020 narimo itangira gutyo. Nibwo natangiye urumva nubwo dusa nk'abaturanyi ariko harimo intera ndende. Urumva we ni iwabo ni hano mu Gatenga ruguru ya ADPR, njye nkaba ntuye hano kuri Super. Urumva rero hari harimo distance ndende, ariko ubwo mu kugaruka nyine nibwo nari ngeze igihe urumva cyo gushaka mena. Ubwo nashatse umukobwa nashaka, timuza kunyerekeza kuri uyu nguyu hamwe no gusenga. Mbona uyu nguyu niko kumugezaho rero umushinga w'ubukwe. Hari ukuntu Mary yavuze ngo wenda intego nyamukuru y'abahuje si church cyangwa si ugusenga. Ubwo mu by'ukuri uburyo bwo guhura bwo kugira ngo mwinjire muganira ibintu by'urukundo, mwari musanzwe muziranye muririmba muri church, ariko kugira ngo muhure muvugane iby'urukundo, se mwahuriye wenda ushaka kuvuga ati twahuriye aha cyangwa se namutumye nshaka kumenya ako kantu ukuntu kagenze? Urumva namusabye umwanya wo kubonana nawe kugira ngo tuganire, mugezeho icyifuzo mfite, umushinga ukomeye nari mfite. Oya, ntago niyumvisha ko ngo wamusabye umwanya. Mbere yo kumusaba umwanya wabanze byagenze gute, wenda wamubonye gute, nshaka kubona iyo shusho. Urumva nkanjye nk'umukristo kandi nari ndangije mu bintu bya theology, nibyo nari ndimo kwiga. Yego. Urumva rero nari nkeneye umuntu ushyigikira mu muhamagaro ndimo. Yego. Kandi niwe umutima wanyerekejeho, yari umwana witonda muri worship team. Yego. Mbona rwose uri ku murongo mwiza, vuga ntiyanyemereye namugira umufasha rwose, akambera mama w'abana banjye ku ngo z'iki gihe. Yego. Ka umugore w'inzozi zanjye. Wow. Yego. Urakoze. Uko biri kose birumvikana ibintu byanyu menya birimo ikintu cy'igipasiteri. Ariko icyo gihe reka mbaze Mary, wowe mbwira isura umufasha wawe yajemo. Wamubonye ute? Yes, yaje gute mu by'ukuri? We ndi kumva ari kuzanamo igipasiteri, ariko mbwira ijisho wamubonyemo bwa mbere. Yes, mbwira ijisho. Anyaprocinga nabonaga ari umuntu ukakaye, kuko ntiyavugaga. Yego. Yari umuhungu uraho witonda ariko utavuga. Yego. Uvuga amagambo abaze kugira ngo nyine yateguye ibyo ari bwo. Yego. By'ukuri nyine anyaprocinga. Nabonaga nyine ku bijyanye n'uburyo nari muzi, nabonaga nyine ari umuntu mwiza, ariko nkavuga si umuntu ucecetse, kuko njye nkunda kwivugira cyane. Ucecetse tuzahuza bikunde, ariko nyine kubera wenda uburyo namubonaga n'uburyo nagiye nganira nawe, mbona hari ibyo nifuzaga kamwe nk'umugabo wanjye, yaba yujuje ko yaba yitwara, mbona n'ibyo. Aha, reka tube turetse kwemera. Okay. Umunsi ubwo Anastase arakubonye, aragukunze, agusabye n'umwanya. Ako kantu k'uwo mwanya nshaka ko tumenye ikintu cyahabereye, uburyo byagenze. Urumva sinzi wenda ngo yakubwira ihe jambo, ni warahise akubwira ati nifuza ko tubana, cyangwa navuze ati ndagukunda buriya, wenda nyuma akaza kubwira ibyo kwifuza ko mubana nyuma, cyangwa ni warahise abikubwira. Hanyuma mutubwire uko byagenze, icyo kiganiro cyagenze gute? Ese wowe wahise wemera, byagenze gute? N'umuntu nakubwiye ngo yari umuntu ukakaye, reka nkoreshe iryo jambo. Arabizi nyine. Hanyuma kugira ngo duhure rero yaransabye, ndashaka ko duhura aho ushaka bariho duhurira.
wowe aho ushaka wategure mbwira tuhahurire hatakubangamiye kuko nayo mfite akazi natahaga nyine saa 11 arambwira ngo naranigaga icyo gihe nigaga kaminuza niga nijoro arambwira ati upange igihe uzabonera umwanya n'ahantu heza hakoroheye yaba uburyo bw'ishuri yaba uburyo bw'akazi no gutaha wowe umitiremo hanyuma ndifuza ko tuganira kandi ubigire vuba yabwiraga ibintu kandi ibye nyine birangira ndahashaka ndamubwira mvuye ku kazi duhana amasaha yo guhura hanyuma araza turaganira dufata ibyo kwiyakiriza turasoza arangije arambwira ati rero hari ijambo nifuje kukubwira namaze iminsi ngutekerezaho nkasenga Imana si uko ari Imana imbwiye ahubwo ngewe amarangamutima yanjye yambwiye ko nakuapproachinga nkagusaba urukundo ko wambere umugore akondisiyoke niba ubyemera ubimbwirire hano niba bitarakunda kandi nabwo ubimbwire nta mujyanama wundi ufite hariya umbwire ubimbwire niba bikunda niba bidakunda kuko nzi ko umujyanama wawe mbere mu mutima wawe yego yabimbarije aho ngaho ansaba n'igisubizo ko birara birangiye nyine bigenda gute nyine naramwemereye nambwiye okay maze igihe unyitegereza nyine ukanyitegereza noneho wanyitegerezaga njye ntakwitegereza kubwira iby'urugo ni birebire wenda sinamenya ngo ni ibiki reka nkwemerere dukundane dufate umwanya wo kwiganaho nkuko wanyizeho wenda hari amadefo yanjye wabonye wakihanganira njyewe ntabyo nzi nyemerera nk'abakristo dusenge ariko nyine dufate n'umwanya nimbona hari defo zawe nzakubwira twicare nk'abakristo ubwe ntabwo bikunze ariko akanya ndakwemereye dutangire urwo rugendo wenda fiançailles izatwigishamo byinshi niko byagenze. Wow, okay. Anastase, icyo kintu uyigitekereza kumwicaza no kumubwira iryo jambo ese hari ahandi mwaba mwaricaranye muganira ubuzima bwanyu bisanzwe bw'urukundo n'ubwa mbere mwe? No, umunsi wa mbere nicaranye nawe ni nabwo namugejejeho umushinga mfite gusa indi minsi najyaga muhamagara nkamusubiza bisanzwe rero maze kubona rwose mu magambo namuvugishaga iki uburyo yansubizaga nkumva ni umwana muzima yego rero ndavuga nti rero ngomba gutera intambwe yo kumugezaho umushinga mfite umunsi wa mbere nahuye nawe nibwo namugejejeho umushinga mfite kuko sinari mfite igihe cyo guta umwanya wo kujya kumubwira ngo naragukunze ngo ndagusaba ngo urukundo ngo tugerageze iby'urukundo njye nashaka kubaka yego nari nyine umuntu umbwira yego cyangwa oya yamakanira ubwo nkamenya ko atari uwanjye nkasenga Imana ikambuza n'undi wakira ibyifuzo byanjye yego murakoze cyane ibintu byanyu biraryoshye noneho ntago nzi noneho ubwo icyo gihe fiançailles muhise muyinjiramo kandi Mary ni ukuri ntabwo yakugoye pe ariko noneho mwamaze byo kongora byo byihorere kuko ashobora kuba atarangoye mu ako kanya ariko mu bindi bihakangura ubwo niho nshaka ko twinjira fiançailles yagenze gute icyo gihe cya fiançailles cyo kwiganaho no kumenyana fiançailles beramo utuntu twinshi ntabwo najya muri detaye ngo yangoye muri ubu buryo ubu n'ubu ariko muri rusange kugira ngo umukobwa uzajye ku mugezi iwawe mugere ku munsi wo kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe haberamo udutendo twinshi umunsi icyo mutumvikanyeho ejo mukicara mukagicoca gutyo urumva rero biragorana kugira ngo mumenyerane neza muzajye guhuriza ku kintu kimwe yego mu rugendo rutoshye habayemo igihe kingana iki kugira ngo ubwo urumva sinzi igihe mwapangiye ubukwe ariko kugira byafashe igihe kingana iki none ngo mushyire amatariki y'ubukwe? Ngewe rero namusanze n'igihe cy'ubukwe gifite mu mutwe kuko nanabimubwiriye aho yego namubwiriye aho ndumva twahuye ari mu kwa 9 ndumva hari ku itariki 21 gutyo yego ndamugezaho umushinga mubwira ko mu kwa 6
urumva hari harimo igihe cy'amezi agera mu 19 gutyo. Nta gihe rero kirekire nari mfite cyo gutakaza, nahise mubwirira byose rimwe, nawe ampereye igisubizo rimwe. yakiguhereye rimwe ariko hacamo ako gahe njye nshaka kumenya ese ako gahe kaciyemo wenda Mary ku ruhande rwe nta kintu waba waramubonye ukavuga uti hari ukuntu abantu bivumburanaho bakavuga bati njye ndumva nabivamo, nta bihe byabayeho ukavuga uti uyu muntu njye ndumva nanamureka, cyangwa kuri we nawe ukavuga uti uyu muntu ndumva hano nahangoye, nta byabayeho? kuko twari duhuye twese turi abakristo, yego, hazamo ikintu bita kwihangana. Kuko umunsi wa mbere nicaranye nawe ndimo kumugezaho umushinga, yarambwiye ati ntabwo ndi marayika, menye ko ni umuntu usabye umubano rwose, icyo nzakora ni iki ngiki, nzagerageza uko nshoboye kose nkubere umuntu mwiza, nawe uzagerageza uko ushoboye kose umbere umuntu mwiza. Ariko sindi marayika kimwe ko nawe utari marayika, ninkusa nzagusaba imbabazi, icyo ntazakora ni ukugambirira kugukorera ikibi kabisa. Rero ni ibintu twatangiye urugendo twiteguye, ntabwo twarindiraga ko ibintu bijya gukara, ahubwo iyo hagiraga ikibazo kiboneka hagati yacu twaricaga tukabicoca, tukareba ikiduhuza kuruta icyadutaye. Murakoze cyane, inkuru yanyu iraryoshye. Noneho tuvuye aho ngaho, tumaze kwemeranywa tujye mu miryango, byagenze gute umujyana iwanyu? Sinzi ninde wabanje kujyana undi wabo, mutubwire nuko byagenze. Uko biri kose ntago umukobwa yahita ahurura ngo aze iwanyu atarakugeza iwabo. Rero maze kubona rwose mu magambo namuvugishaga uburyo yansubizaga nkumva ni umwana muzima. Yego. Rero ndavuga nti rero ngomba gutera intambwe yo kumugezaho umushinga mfite. Umunsi wa mbere nahuye nawe nibwo namugejejeho umushinga mfite, kuko sinari mfite igihe cyo guta umwanya wo kujya kumubwira ngo naragukunze, ngo ndagusaba ngo urukundo, ngo tugerageze iby'urukundo. Njye nashakaga kubaka. Yego. Nari nkeneye umuntu umbwira yego cyangwa oya. Yamakanira ubwo nkamenya ko atari uwanjye, ngasenga Imana ikambuza n'undi wakira ibyifuzo byanjye. Yego. Murakoze cyane, ibintu byanyu biraryoshye. Noneho ntago nzi, noneho ubwo icyo gihe fiancé muhise muyinjiramo, kandi Mary ni ukuri ntabwo yakugoye pe, ariko noneho mwamaze byo kongora byo byihorere kuko ashobora kuba atarangoye mu ako kanya, ariko mu bindi bihakangura. Ubwo niho nshaka ko twinjira. Fiancé yagenze gute icyo gihe cya fiancé cyo kwiganaho no kumenyana? Fiancé iberamo utuntu twinshi, ntabwo najya muri detaye ngo yangoye muri ubu buryo ubu n'ubu, ariko muri rusange kugira ngo umukobwa uzajye kumugeza iwawe mugere ku munsi wo kuvuga ngo tugiye gukora ubukwe, haberamo udutendo twinshi, umunsi icyo mutumvikanyeho, ejo mukicara mukagicoca, gutyo urumva rero biragorana kugira ngo mumenyerane neza, muzajye guhuriza ku kintu kimwe. Yego. Mu rugendo rutoroshye. Habayemo igihe kingana iki kugira ngo, ubwo urumva sinzi igihe mwapangiye ubukwe, ariko kugira byafashe igihe kingana iki noneho ngo mushyire amatariki y'ubukwe? Njye rero namusanze n'igihe cy'ubukwe gifite mu mutwe kuko nanabimubwiriye aho. Yego. Nabimubwiriye aho, ndumva twahuye ari mu kwa 9, ndumva hari ku itariki 21 gutyo. Yego. Ndamugezaho umushinga, mubwira ko mu kwa 6, urumva hari harimo igihe cy'amezi agera mu 19 gutyo. Nta gihe rero kirekire nari mfite cyo gutakaza,
nahise mubwirira byose rimwe, nawe ampereye igisubizo rimwe. Wow. Eh, yakiguhereye rimwe ariko hacamo ako gahe njye nshaka kumenya ese ako gahe kaciyemo wenda Mary ku ruhande rwe nta kintu waba waramubonye ukavuga uti hari ukuntu abantu bivumburanaho bakavuga bati njye ndumva nabivamo, nta bihe byabayeho ukavuga uti uyu muntu njye ndumva nanamureka, cyangwa kuri we nawe ukavuga uti uyu muntu ndumva hano nahangoye, nta byabayeho? kuko twari duhuye twese turi abakristo, Yego. hazamo ikintu bita kwihangana. Kuko umunsi wa mbere nicaranye nawe ndimo kumugezaho umushinga, yarambwiye ati ntabwo ndi marayika, menye ko ni umuntu usabye umubano rwose. icyo nzakora ni iki ngiki, nzagerageza uko nshoboye kose nkubere umuntu mwiza, nawe uzagerageza uko ushoboye kose umbere umuntu mwiza. Yes. ariko sindi marayika kimwe ko nawe utari marayika. Ninkusa nzagusaba imbabazi. Yego. Icyo ntazakora ni ukugambirira kugukorera ikibi Kabisa. Rero ni ibintu twatangiye urugendo twiteguye, ntabwo twarindiraga ko ibintu bijya gukara, ahubwo iyo hagiraga ikibazo kiboneka hagati yacu twaricaga tukabicoca, tukareba ikiduhuza kuruta icyadutaye. Murakoze cyane, inkuru yanyu iraryoshye. Noneho tuvuye aho ngaho, tumaze kwemeranywa tujye mu miryango, byagenze gute umujyana iwanyu? Sinzi ninde wabanje kujyana undi wabo, mutubwire nuko byagenze. Uko biri kose ntago umukobwa yahita ahurura ngo aze iwanyu atarakugeza iwabo. Rero ni njye wabanje kujya iwabo, ko iwabo tugerayo bigenda neza, nyuma nanjye mujyana iwacu gutyo. Imiryango twese turamenyana, dusanga twese turahuje, twese ni abakristo, nta cyagoranye hagati aho ngaho. Mary kujya iwabo, njye nagendaga mfite ubwoba ariko bikagenda neza. Urumva nari mfite amatsiko, arambwira nzakujyana kwa kanaka dupfana iki. Mwumva nyine mfite ubwoba, urumva umukobwa se ndahava noneho bavuge gute, kuko sometimes baranamuhamagara ukamubaza se nta komantere bakubwiye, ariko nyine ambwira ngo ya bagushimye, babonye nta kibazo. nawe kandi ukabibona ko bakwishimiye, hari ukuntu ugera ahantu ukavuga wawe. Noneho waranahageraga ni umukristo, tugasabana kuko babaga ari abakristo nyine, buriya birakundana iyo abantu mudahuje. Ariko nagendaga musanga turahuje, tukisengera, twiririmbira, nabo bazana akantu ko kuririmba nyine, nkumva nyine ndaryoheye. Bose rero ni abakristo, nta kintu cyangoye pe. Kuko no kubisangamo ntabwo byigeze bingora. Imana ishimwe cyane. Hanyuma aba bantu imiryango biciyemo, noneho twinjire mu bukwe nyirizina. Ubukwe habayeho ikintu cyo guporopoza, gutera ifi se cyabayeho? Icyagenze gute? Gutera ivi, urumva umushinga twawutangiye mu kwa 9, poropoza mu kwa 12 kuri 16 nibwo yari afite anniversaire. Wow. Mu kumuporopoza wenda sindi buvugeho byinshi bitewe wenda n'amasaha, ariko nabyo byagenze neza. Yaratunguwe, ntabwo yari azi ko iyo gahunda ihari hafi aho ngaho yo kuba namuporopoza, cyane cyane ko niyo twaganiraga namwereka ko ibyo bintu byo utabikunda, atari ibintu najyamo. Ariko kandi nanjye ndi umuntu. Ariko we wari uzi ko abikunda? Yego. Ngomba kuzamushimisha. Sasa yabereye hehe? Yabereye hano muri Agora, muri isoko rya Kicukiro. Hari inshuti ze n'izawe, hari bandi? Yego, cyane cyane hari abantu dusengana n'inshuti ze za hafi. Urumva kuko nabikoze mu ibanga watabizi, natumiye abantu bo hafi ye cyane. Yego. Wabyakiye utemera? Byarantunguye cyane,
arishimye ariko naranababaye. Gute se? Mu buzima busanzwe nyine nkunda fresheri, nkunda gusa neza. Bantunguye nta ka make-up, Ayiwe. inzara biraho, sutse ibintu biraho, nyine narishimye ko nikundiraga n'impeta. Noneho bantungura mvuye ku ishuri ari nijoro nta makuru na make. Nyine biranshimisha ko ndanababara basi kuki batambwiye njye muri salo. Ko naravuze ati sinzi umwenda nari kwambara ngo n'ubu, ariko bantunguye nambaye imyenda y'akazi, nambaye bisanzwe bisa nabi. Ako bigenda neza. Byagenze neza. Yego. Reka twinjire mu bukwe nyirizina, ariko mbere yo kwinjira mu bukwe urumva Anastase hari wenda mbere yuko agusaba urukundo se nta bandi bakobwa waba wari ufite nta rukundo rundi wigeze kujyamo ese uyu niwe wari uwa mbere byagenze gute? Ubwo duhite twinjira twibaza se nta ntambara zabayemo hagati y'abantu, umuryango wo twavuye ubwo abandi bantu batugose. Umunyarwanda yaravuze ngo nta utagezwe intorezo. Ibibazo nk'ibyo ntibyabura, ntabwo byaburamo, ariko twarabitsinze. Okay, Anastase, byumvike ese wari ufite abakobwa se wenda watendetse? Naho nshaka kubaza. Ntabwo icyo kintu cyo cyari kumvaho cyo gutendeka. Yego. Kuko njye nari umukristo, kandi ntabwo nari kujya kubwira umukobwa runaka ngo ndagukunda, ngo mpinduke njye kubwira n'undi ngo ndagukunda. Yes. Ahubwo ntibivuze ko ari uyu twari tugiye mu rukundo bwa mbere. Yego. Ahubwo urumva urubyiruko hari igihe ukundana n'umuntu ariko byagera hagati ukabona bitakunda, mukarekana mukicara, kuko nta mukobwa natandukanye nawe ntamubwiye tuticaranye. Yego. Yaba ari we wenda ushatse ko birangira cyangwa se ari njye ushatse ko birangira, ariko tukicara. Yego. Kuko kuba ibyo by'abahungu n'abakobwa urukundo rwabo rutakiriho ntibivuze ko mubaye abanzi. Yego. Twacaga tukabiganiraho tukaba inshuti zisanzwe, nkamubera musaza akambera mushiki wanjye, nuko ariko uyu nguyu we yaje ari rurangiza, kuko namubonyemo ibyo ntigeze mbona ku bandi. Nicyo cyatumye rero mbona ko ari we inzozi zanjye. Yego. Mary, ibintu by'intambara wowe byari bimeze gute ku bahigise bawe? Byagenze gute? None ni ibiki byabaye? Rero ku bahigise wenda abakobwa twaranagowe, yaba gushaka nyine n'ikintu kizima, yaba ushaka kwitambukira gutyo abaryoshya, bose baraza bakubwira ndagukunda, kandi bose baba bavuga bimwe, ndagukunda, nifuza ko twakubakana, ndagukunda. Naho twebwe kubera iyo uhuye n'umwaka akubwira gutyo ukabona mutandukanye nta bintu, ugeraho nyine ukumva abahungu nyine ubafashe gutyo, uje wese ukamubwira okay sawa, kondisiyo okay, nyine icyo ukora wowe ushyiraho kondisiyo. Yego. Kuko nuyaza nuko yaje we ambwira gutya, ariko nawe hari kondisiyo nagiye muha, hamwe yabaho naramunanije, hari kondisiyo namuhaye, ndavuga nti gutya na gutya nibitubahirizwa ubwo nyine nuko. Kuko nubwo yaje ambwira nifuza ubukwe mu kwa gatandatu, wenda sorry nsubiyeho inyuma gato, ariko njye naramubwiye okay niba ari mu kwa gatandatu nk'uko bivuga, reka dusetinge mu kwa mbere tutangire twereke imiryango, mu kwa gatatu mufate irembo, mu kwa kane tujye mu murenge, mu kwa gatandatu nyine nshyiraho settings. Impamvu yari iyihe? Nangaga ko yaza ngabe nk'abandi nyine bazaga ndagukunda, ukabona mumaranya amezi 2 3, ukabona nyine nta gahunda utazi ngaho n'iki n'iki mwanya n'iki, ukambwira rero ni uko na settingaga nyine ubwo buryo bw'imikundanire yanjye n'uburyo bw'imibanire yanjye n'abahungu. Umuhungu rero yarazaga nkamubwira ko ufite gahunda ryari. Noneho hari umushuti wacu yigeze kugira inama avuga ati iyo umuhungu agufiteho gahunda uruta umutega umutego uvuga ngo ufunguze konti yanjye nawe.
noneho iyo konti ntayo bakobwa bumve akagisesingaho amafaranga akajya ashyiraho amafaranga nawe uranigoroye ugashyiraho ibyo 10 cyangwa 20 ntabwo ari ibintu bitazi ko muragenda mukabona kurusha iyo abyemeye icyo kintu akemera kugikora ukabona ko ashyiraho amafaranga n'iki abati kuko umuntu ufanye gahunda ariko iyo hatabyumva kumva mwajya Gisenyi mwajya he ntabagukunda rwose si ukwenda hari n'abakunda simbizi buri wese agira uburyo setting ubuzima bwe bitewe n'akajagari abayanga ariko njyewe sinagize intambara nyinshi z'abahungu kuko ntawe tutari nje n'ubundi nari narabivuyemo mvuga nta gahunda y'akajagari ushaka nkeneye ibi noneho ubona abwiraga izo settings zanjye na settings bikamugora wenyine yari ijyana rero intambara z'abahungu ntazo nigeze ngira ahubwo wenda intambara twagiye tugira ni iz'abantu ahubwo abantu bakuze b'abagore iki akabona ugiye gushakana n'akana nyine kwa kundi kwica ubukwe kwa akaba yafatira nk'amagambo runaka akayahimba akayakubwira undi akaza akakubwira iki ariko bijyanye no ngo twahuye n'intambara z'abasore cyangwa z'abakobwa oya kandi ibyo bintu by'abantu bashaka kwica ubukwe bibaho kandi bisenya benshi hari noneho n'abatica ubukwe ahubwo bakakwicira ahazaza hawe ukiri umukobwa bakakwangiza cyangwa uri umusore bakakwangiza ku buryo uwuterese wese aba azi ngo uyu nguyu kandi mu by'ukuri bakubeshyera hari abantu benshi bahura n'ibyo bibazo ariko dushima Imana ko mwebwe mwahaciye mu gatsinda tukaba tubabona muri aba ngaba Imana ishimwe cyane reka twikomereze rero twigire mu bukwe ntambara turazitsinze ubusiribateri tugiye kubutera ishoti twigire mu bukwe pe buri bukwe buraryoha aha twingiye rero mu bukwe nk'uko mwabisetinze niko byagenze mujya mu murenge ibintu byose nyine murabikora ariko reka twinjire mu bukwe nyirizina bwagenze gute ntabwo nshaka ko dusimbuka ahubwo turahera wenda dutangirire muri dote utubwire dote yanyu ukuntu yari imeze ni ibiki bibagarukamo mwibuka mu bukwe bwanyu reka nsubire inyuma gatoya nubwo wenda cyo utakimbajije nta kibazo reka mvuge ku kintu kigendanye n'amatariki yakubwiye ko yambwiye mu kwa mbere kwereka imiryango mu kwa gatatu gufata irembo mu kwa kane umurenge mu kwa gatandatu bivuze niko byagenze urumva na propoje mu kwa 12 n'imiryango ye itarasobanukirwa neza uwo muhungu ariko umukobwa nawe bimutera ubwoba ese uyu musore wisuporopoza hakiri igihe kingana gutya nyine biraremera ariko ubwo ndavuga ati ngewe ijambo ryanjye nzaririnda yego dutangira ubwo ngubwo twireka imiryango kwa gatatu ndumva ni ku itariki 21 tujya gufata irembo mu kwa kane ku itariki 21 dukora umurenge mu kwa gatandatu ku itariki 11 dukora ubukwe hanyuma dushaka kwinjira mu bukwe nyirizina noneho ni ibiki byabaye n'utuhe dushya twari turi mu bukwe bwanyu mwibuka namwe ubwanyu n'uyu munsi ukavuga muti ewa ubukwe bwacu babusubiramo dushya twabaye mu bukwe bwo navugamo nk'ikintu cyantunguye yarantunguye cyane urumva twakoze dote irarangira tugiye mu rusengero noneho hahandi pasiteri aba amaze kubabwira iby'urugo n'iki noneho hageze indahiro tukambikana impeta arantungura arandirimbira ibintu ntari niteguye rwose karirimbo keza cyane kangeze ku mutima none se hahandi bambikana impeta mwavuze amagambo yanyu cyangwa mwavuze aya magambo y'itorero bavuze ayacu amagambo amubwa waba uyibuka wowe yego ntabwo nakwibuka ijambo ku rindi ariko ibyo namubwiye ni uko nireferaga n'ubundi kuri za nyandiko z'itorero yego kubwira ko nzamubera umugabo mwiza nzamukunda mu byiza no mu bibi tubyaye cyangwa se tutabyaye kari we wenyine mu buzima bwanjye mugore nzakunda
kandi ko nzamubera ibyishimo n'umunezero mu gihe cyose nkiriho, nzaharanira icyamunezeza. Anasta watubabariye ukabivuga usa nkaho ari uri kubibwira, wenda dusubire muri icyo gihe pe. Yes, urumva ayo ni amagambo namubwiye ndimo kumwambika impeta, kandi nasoje kuyimwambika. Ni nta kibazo, erega ruhora ruba rushya. Urabona kwa kundi wenda reka kwa kundi wenda uba ufite impeta. Wow. Natangiye mvuga ni ngewe runaka mpambitse iyi mpeta y'urukundo, ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Ndagutwaye ngo umbere umufasha, nanjye nzakubera umugabo mwiza. Nzagukunda, nzagukundwakaza, nzakubera umunezero, nzakubera ibyishimo, nzaharanira icyakunezeza, nzagukunda, ngukundwakaze mu byiza mu bibi, tubyaye cyangwa se tutabyaye, n'andi magambo menshi y'urukundo. Imana izabimfashemo. Wow. Mary, ibyo bintu wabyakiye ute? Nyine ntabwo uremesiyo, wenda basanzwe kugira ngo neza kubiterekana, ariko ntabwo uremesiyo, ntabwo byabura ko gutusha hano. Aha, reka tukuzeho Mary rero, batubwiye ko wamuririmbiye, ako byaje gute, byakujemo gute kugira ngo umuririmbire muri uwo mwanya? Nyine njyewe barambwiye ni mubwira amagambo nyine yanjye, kubera mu buzima busanzwe nikundira kuririmba. Yego. Hanyuma numva nta bundi buryo nabimubwiramo ngo abyumve, cyangwa se nanjye binezeze, bigaragare ko bivuye ku mutima, kakamuririmbira akantu gatoya nyine. Ako gace rero ugiye kukamuririmbira, ugiye kumwishyura. Wow. Oya, twasoje kuzambara ariko nyine ntacyo. Yego. Uwabibye imbuto nziza y'urukundo, iyo abaye hagati yacu irayivumera. Byari bikomeye ariko kubw'Uwiteka dorisarura biranejeje. Ayiwe, nako gusase mana yanjye we, ako kantu kavuye wagakuye he? Nako wahimbye kavuye he? Uko ni agace gato ko mu ndirimbo zimwe nyine z'ubukwe twajyaga turirimbira abageni. Nanjye nakamuririmbira. Nta muntu warize se hagati aho ngaho? Kandi n'ubu twari dutangiye. N'ubu dore njye nari mbonye nanjye rero ndi umuntu w'umugabo ugira ngo urabona ko amaso yajenzemo amarira. Yes, ntago washoje warize? Ntago byabura. Ayiwe. Kuko nyine ni nka story y'urukundo, bari kuvuga nka story y'urukundo rwacu. Mba nibukamo izo ntambara twanyuzemo, mbona nyine kwisarura nanjye ntabyiyumvisha. Wow. Biba birarangiye, mumaze kwambikana impeta, ariko ubwo mu gice cy'ubukwe bwose muri dote se ntago mwarise? Ntago byabura. Ntago byabura, nka musaza wanjye, njyewe nifite musaza wanjye nakundaga, ndamukunda ndacyariho. Noneho urumva niwe wantanze, arambaza ngo none se koko uragiye? Uragiye. Nanjye nyine sindi kubyumvisha nyine, nkumva ubukwe wumva ari ibintu nyine mutarazi ibyo ari byo, kuko wumva ni umunezero wabo, ahubwo uba ari nk'umunezero w'abandi. Ariko akantu ko kugenda iyo kajemo nyine baragutanze uragiye, tangira kwibuka ubuzima nyine ugiye gutangira, ugomba ni ikintu gikomeye. Yego. Urakoze. Twari turi ku kintu cyatunguye Anastasie, niho yatubwiremo yuko wamutunga ukamuririmbira, ariko nawe sinzi ni igiki cyagutunguye mu bukwe bwose, ni agaki gashya kari kaburimo? Rero ubwo nari nzi ko namutunguye muririmbiye. Yego. Tugeze muri reception, sanga noneho yagiye muri studio. Ndavuga kabisa umuntu arategura, ubwo numvaga nakoze ibintu. Murategura pe.
asaba umwanya twamaze kwicara ati mfite nyine gift namuteguriye. Okay, mwinjiye gute muri reception? Twinjiye mu ndirimbo z'abandi tubyina bisanzwe, kata keke, twicara nk'ibisanzwe. Arangije ati rero njye mfite gift nateguriye umugore wanjye. Baramubwira kuzimushyikiriza kuko abandi bari babivuganye. Yego. Numva bazamuye indirimbo yiwe, numva amagambo naye, numva ijwi n'irye, birangira pe. Nakubeshye nawe uzi ko nifata. Nkajya numva niwe. Umva rero tutararenga aho ngaho Anastase dufashe pe. Umuntu utari uri muri ubu bukwe amenye kuko hari ibintu buriya nkunda ubukwe. Hari utuntu tuba mu bukwe ukavuga utu tuntu kuko abantu bose batari bari ngo batwumve. Ngira ngo hari n'abasore bahava bafasha umwanzuro wo kujya gushaka abakobwa. Rero dufashe twumvise nk'ako kantu n'umusore udukurikiye agira akantu kamusigaramo. Namikazi wamugoje nari ntegereje igihe umunsi nzakwegukana igitego kirinjiye nkitsinza abandi basore uri mwiza bihebuje nta nenge ufite uri muberarugo ukeye kuruta ukwezi ni wowe urabagirana wowe wamogoje nahisemo wowe nzakuba hafi tuzagumana. Yo mana yanjye reka ngarukiraho ahandi ni akarapu murekeraho tutarira. Wow. Wabyakiye ute Mary? Gusa iyi ndirimbo sorry twese iri no ku rubuga rwacu. Bagiye kuri Sinara TV iyo ndirimbo bayibonaho cyangwa se akayisacinga kuri YouTube kandikamo Umwamikazi by Anastase yayibona. Turaza kupiningaho link yanyu abantu bareba utu tuntu ni twiza pe. Hanyuma murakoze, ubukwe burabaye bigenze neza, reka twigire mu rugo ariko wenda tutarenze ubwo si ijoro ry'ubukwe ryagenze gute kuri mwebwe rya mbere mu ncamake? Yo guhura n'umuntu nyine mutari muziranye mureke tureke ibera ko namwe murabyumva mubyihorere. Okay, niba nta kibazo niba mwumva twabyihorera ariko byagenze neza mu by'ukuri. Okay, tugeze rero mu rugo, abantu babahuye bataziranye nubwo nyine tuvuga ngo baba baziranye ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Kugira ngo muhuze byabafasha igihe kingana gute? Byagenze gute mu by'ukuri? Rero kubera amagambo twaganiriye ku munsi wa mbere ko atari marayika nanjye nari marayika, buri muntu wese ku ruhande rwe yacungaga izamu rye. Yego. Akagerageza ibishoboka byose kugira ngo abere mugenzi we umunezero, abere ibyishimo. Yego. Kandi na Bibiliya ikavuga ngo umuntu ashyire mugenzi we imbere. Yego. Amubere inyunganizi. Amukomeze. Yego. Rero n'ayo magambo twakomeje kugenderaho, umuntu wese akagerageza guharanira icyashimisha mugenzi we. Kandi niba nkoze ikosa cyangwa se niba wakoze ikosa ntitubone ko ari igikuba cyacitse, ahubwo bibaho mu bantu, hari abantu yabura uruntu umuntu ashobora gucumura n'umuntu arakosa, ariko iyo umuntu akosheje se akomeza gushyigikira amakosa cyangwa ahubwo amenya ko yakosheje agasaba imbabazi. Rero ubwo mu kwigana kwacu twaranzwe no gusaba imbabazi, bidufasha kugenda tumenyana kurushaho kandi binaduha kurushaho urukundo kwacu. Yego. Yego.
umunsi ku munsi numva mukunda kuruta. Yego, bizagarukira. biragaragara pe, biragaragara. Umuntu ababonye ntabwo yamenya ese mumaze igihe kingana iki mwubatse. Ntabwo ari igihe kinini gusa sina gitoya ukurikije ibibera mu ngo. Urugo ni ishuri rikomeye cyane. Yego. Ariko tumaze imyaka 2 n'amezi 2 arengaho. 2 yose ntabwo umuntu yabimenya, uri kugira ngo mumaze nk'ukwezi, ariko urumva ko ukurikije uko mugaragara ntabwo wamenya ko ari imyaka 2. Bigaragara rero yuko muri kurya kuri za mbuto muzaririmbye, muri kuzisarura. Imana ishimwe. Hanyuma ubuzima bw'urugo uyu munsi wa none nk'abantu mumaze imyaka 2, mwaramenyeranye, ntabwo mbizi wenda, ariko uko biri hari icyo mumaze kumenya. Wenda sinzi niba mwari mwanabyara, ariko hari experience mumaze kugira mu myaka 2. Ubibona ute Anastase? Uri kubibona ute ishusho y'urugo n'imyaka umazemo? Umuntu wese uri kutureba wamubwira gute urugo? Wamubwira kwitondera iki? Wamubwira kwita kuki? Mu rugo rero ikintu navuga, gusa ngewe cyane cyane ntabwo ari ibintu byankomereye cyane, kuko nakubwiye ko nize teoloji. Yego. Kandi urumva twigamo n'iby'urugo, kuko nzahugura abagiye kurushinga, ibintu nk'ibyo byose. Rero ntabwo ari ibintu byangoye, ariko teori itandukanye na pratique. Yego. Ariko nk'uko nagiye nkubwira, experience naguha mu bigendanye n'urugo, ya mbere ni uguharanira gushimisha mugenzi wawe. Guharanira. Yego. Cya kabiri, ukamenya ko niba wakoze ikosa, Yego, ntabwo nakwihagararaho nk'umugabo mu rugo. Yego. Ahubwo niba nakoze ikosa ngomba guca bugufi, nkasaba umugore wanjye imbabazi. Yego. Ikindi ni uko ntashobora gukora ikintu ntaganiriyeho n'umugore. Yego. Kabone nubwo zaba ari inyungu z'urugo, ariko ikintu umugore wanjye adafitemo uruhare, ingo nyinshi no zisenyukira. Yego. Buri muntu wese yagiye akora utuntu twe n'undi twe, akagira utubanga, umwe yihererana n'undi two yihererana, bisenya urugo. Ariko buri kantu kose tugakorera hamwe nk'ikipe. Yego. Ibyo rero biradufasha cyane, kandi ntekereza ko n'abandi babigerageje byabafasha. Ni ukuri pe, izo nama ni nziza. Ntekereza ko umuntu udukurikiye yige, bicare bige. Njya mbabwira ngo mwicare mwige, basore bakobwa n'abubatse, kandi twongere twige. Bituma tubizanye ngo abantu bongere basubire mu rukundo rwabo. Hari umuntu wongera akisubiramo, akicekinga, akavuga ati ahangaha ngiye kongeramo akabaraga. Mary, wowe bimeze gute? Ese wowe uri kurubona gute? Ufitiye experience, ni iki wabwira umukobwa ndetse n'ingo zicyubatse? Ni iki wababwira? Ubwiza bw'urugo ubona buzanwa n'iki? Rero nk'uko yarabivuze, bisaba ko hatabaho kwihagararaho. Kubaka na formule bigira, ntabwo bivuga ngo mukuru wanjye yubatse atya ngo nanjye nubake gutya, ngo mama wanjye yubatse gutya nubake oya. Urugo ni wowe nyine, ni wo n'umupatena wawe. Rero umupatena wawe yanga iki, akunda iki, ibyo ugomba kubimenya. Ikindi, niba watandukiriye ugakora ikintu kitari cyiza, wikihagararaho ngo njyewe ngo abiwacu tumera oya, abiwanyu nibarorere, pagani nibushire, habeho umushyira imbere ubukristo. Kuko hari umuntu umwe atubwira ngo mwamwe mwagiriwe ubuntu bwo kuba abakristo, ntimwaryama mudasenze. Kandi mujya gusenga ntabwo muzasenga musengeye hejuru y'ibindi bintu, namwe ubwanyu urubanza murarwicira bati kanaka yamemukiye. Rero mujya mwisuzuma buri joro uko bitagenze neza, wemera ikosa ryawe. Kwemera ikosa ryawe ntabwo ari ibintu bikaze, uvuga mbabarira, usaba imbabazi kandi koko bikuvuye ku mutima nk'umukristo. Ikindi, niba muri mu rugo, urwo rugo murimo rushushanyije ijuru ritoya, hari irindi juru nanone tuzataha. Ibuka ko niba mu ijuru ritoya bitaragenze neza, iri nini se urumva. Nuko nurangiza uvuge ngo
niba mu ijuru ryanjye ritoya bitameze neza nimaranire ko bimera neza. Ibintu bitatu rero nabwira abantu bubatse ingo yaba kuri side y'umugabo cyangwa umugore ni ibintu bitatu: murakoze, mbabarira, hari ikirigiye ko ntibagiwe ndakibagiwe, ariko n'ibyo ngibyo wenda bibiri niba wakoresheje ukabimenya, mbabarira, niba agukoreye neza mushimire wakoze. Ibyo ngibyo nabyo bituma biramotiva, bituma nyine hari ukundi kuntu bucya yumva yabaye. Gukosa si ikibazo, ahubwo gukosora amakosa. Uharanire gukosora amakosa, kuko turi abantu dufashe n'igihe mu ntambara. Kandi n'ijambo ry'Imana ndumva muri Zaburi hari aho nasomye havuga ngo dore naremanywe gukiranirwa kwinshi. N'igihe Dawidi yari yishe umugabo wa Bathsheba yamusambanyije, deni aranamwica, agerekaho kumwica. Umuhanuzi ni Natani amusanze, undi yisuzumye asanga koko yakosheje, ajya imbere y'Imana aca bugufi, ayisaba imbabazi mu buryo bundi, aribwira ati naremanywe gukiranirwa kwinshi, mu byaha niho mama yanyibarukiye, niho yambyariye. Rero asaba Imana imbabazi, aribwira ati ntunkureho umwuka wawe wera, mbabarira, ngirira imbabazi, nyogesha neza, ndabasha gucya. Rero natwe tugomba kuzirikana ko umupatena wanjye ntabwo ari intungane. Niba umwami byaramugendekeye bityo, we noneho ashobora gukora ibintu byo. Kandi nyine niba dusaba Imana imbabazi uko bwije n'uko bukeye, ko umugabo yambwira nabi si igitangaza, ahubwo se yabimenye. Ko igitangaza nuko ataba yabimenye. Kuba byagenda gutya mu rugo si igitangaza, ahubwo aranzi, yaba mbere y'uko tubana, yaba mu mubano wacu aranzi, kandi urumva turakorana, kandi ntibimbuza kuganiriza abakiriya, ntibimbuza kubaha serivisi nziza, ariko ikiba kituraje ishinga ni ugushaka imibereho, gushaka igitunga umuryango. Rero ibindi byose ku ruhande, intego iba ari imwe. None se we ntihaza abagabo akabacira inzara? Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe, kandi ntago cyane cyane ko tuzi ko gufuha bisenya ingo, gufuha bisenya ingo. Hari abantu bameze nk'aho bafite trauma, noneho agafuha mu mafuti. Rero twebwe mbere na mbere turaziranye, mushaka uko namusanze ndakuzi, nawe uko yansanze arakuzi, kandi imibanire yacu sinshobora kujya ahantu atazi, ntashobora kujya ahantu ntazi, ariko disi muri abanyamahoro. Hanyuma rero nshaka kubaza kandi kabazo kamwe, nyuma tuze guha abantu na nimero kugira ngo bajye babahamagara mubakorera ibintu byiza. None ninde muri mwe uri romantike cyane? Reka gisubize icyo kibazo. Rero dukorera mu isoko rya Kicukiro muri furo ya 2, umuryango wa 11. Nimero mushobora kutubonaho iyanjye ni 0784 madamu wenda nawe yavuga nimero yiwe iyo bashobora kumubonaho, ariko nayo nshobora kwivuga nawe ni 82 73 27 47.